Fina n'umugabo we Kisadi babanaga bishimye cyane. Haburaga amezi 3 gusa uwo mugore akabyara abana 2 b'impanga. Kwa muganga bari barabibabwiye hakiri kare ko Fina atwite abana 2 b'abakobwa. Kisadi kuri we yumvaga ntacyo bimutwaye kubwo kubyara abana 2. Yari yishimye cyane avuga ati Imana nimfasha bakabaho nzabanza mbarere bakure nibagira imyaka nk'icumi nibwo nzatekereza kubakurikiza. Fina nawe yaranezerewe cyane kuko umugabo yaramwitayeho muri iyo minsi. Muri ayo mezi 3 ya nyuma y'inda abaganga babwiye ko bageze mu gihe gikomeye bagomba kwitondera. Basabwaga kurushaho kugaragarizanya urukundo kuko icyo gihe cyari kuba cyuzuyemo impinduka nyinshi mu mubiri wa Fina, agahindagurika mu bitekerezo no mu marangamutima. Yari ko ari guhangana no kujya mu mirire itandukanye n'iya mbere. Kisadi yasabwe kudashyira imbere byo kumubwira amagambo meza gusa ahubwo akagerageza no kumukorera ibikorwa bifatika. Yagombaga kumuba hafi mu buryo bwose bushoboka, akamufasha mu mirimo yo mu rugo no hanze yarwo kugira ngo amurinde umunaniro udasanzwe umubiri wari kuba ufite bitewe n'iyo nda y'abana 2. Kisadi nawe yumvaga ko watwite aho kumva ko Fina ari utwite gusa kuko rwari urugendo rwabo bombi. Byamusabaga kwitwararika mu byo avuga no kwitwara kugira ngo umugore atagira intimba, agahinda cyangwa kwiheba kuko mu gihe nk'icyo yari afite amarangamutima ari hejuru kandi ahindagurika, bityo agakenera kwitabwaho by'umwihariko. Kisadi kandi yagombaga kumufasha bagategura ibikenewe byose by'abana bari bagiye kuvuka nk'imyenda, ibikoresho by'isuku, aho bazaryama n'ibindi, ndetse agaharanira ko Fina agira amahoro, akagira umutekano n'ibyishimo mu gihe cyose atekereje ibyo kubyara. Kubera ko muri icyo gihe bitari byoroshye, byasabaga ko rimwe na rimwe Kisadi yirengagiza bimwe mu byo umugore yavugaga bitewe n'uko yagiraga impinduka z'umubiri n'amarangamutima atavugwa, akaba yavuga nabi. Gusa ku ruhande rwa Fina nawe yasabwaga kwihangana, akamenya ko umugabo atari umumarayika udakora amakosa, akamenya ko ahubwo ari umuntu ugerageza kumva neza inshingano zimureba, ushobora kugira umunaniro, bigatuma nawe yibuka kumubwira amagambo amushimisha. Amezi 3 yashize baramaze kwitegura. Umunsi wo kubyara warageze, aramuherekeza amujyana ku bitaro. Bageze mu bitaro abaganga n'abaforomo bamwakira neza, bamwitaho ku buryo bwihariye kugira ngo abyare neza kandi adahungabanye. Umwana wa mbere yavutse neza, uwa kabiri ibibuko. Fina yari ari kumwe na nyina na nyirabukwe. Kisadi we yanyarukiye kuyidukaho gato. Bamuhamagaye bamubwira ko abana be bavutse neza, ariko bamubwira ko umwana umwe avutse atabona. Byaramubabaje, gusa aravuga ati abana ni umugisha n'Imana ibaduhaye. Kubera ko umwana umwe yarebaga ameze neza, ntiyabitinzeho cyane. Ariko yari afite ikibazo kimwe yifuzaga kubaza muganga: ni gute umwana avuka atabona? Mu nda biba byaragenze bite? Akihagera ntiyazuyaje, yahise abimubaza. Muganga nawe yamusubije nk'abaganga koko, aramubwira ati hari impamvu nyinshi umwana ashobora kuvuka atabona. Akenshi ziba zishobora kuba zituruka ku bintu bitandukanye byabaye mu gihe bari bakimutwite, imikurire ikaba itaragenze neza mu nda nyina. Nakubwira impamvu nyinshi cyane, ariko kuri uyu mwana ntabwo uburwayi bwe bufitanye isano n'ikibazo umugore wawe Fina yaba yaragize. Kisadi ati none se bimeze bite? Nawe ati habaye ikibazo cy'imiterere y'uturemangingo tw'umwana. Ubu bumuga bwabayeho ku buryo karemano. Umugore wawe yabyaye neza, wenda iyo biza kuba byabanje kugorana byari kuba byatewe n'ikibazo umwana ari kuba yagize mu bwonko mu gihe cyo kuvuka, nko kubura umwuka igihe kinini cyangwa kubyara bigoranye ubwabyo, bikagira ingaruka ku gice cy'ubwonko bw'umwana gituma umuntu abasha kureba, bikaba byakwangiza imiyoboro y'amaso ye. Kuri Fina we ni ibintu karemano. Kisadi yubitse umutwe agaragaza agahinda mu maso, ariko nanone yishakamo isura ikeye, yereka umugore ko nta kibazo gikomeye bafite cyatuma bahangayika, bigatuma batanishimira ko babyaye. Umunsi wo gusezererwa warageze. Kisadi, Fina n'abari babaherekeje bajya mu rugo, bakira abashyitsi bari babasuye. Ni abantu bari baje kwakira umwana, kandi byari bisanzwe mu muco wabo ko mu gihe umuntu abyaye agira abantu baziwe baje kureba uwo mwana. Nubwo umwana umwe yari yavutse atabona, inshuti n'abaturanyi bose babateriye bishimye, ndetse babaza n'amazina bari babise. Akana kamwe katabonaga bari bakiseroye. Abari aho baratangaye baramubuza bati iryo zina warikuye he? Umugabo amwenyura ati iri zina nanjye ryaramvunnye, ariko nari narariteguye mbere y'uko avuka. Njye na mama we twashatse amazina 2 kuko twari tubizi ko ari abakobwa. Ndavuga nti nzita umwana wa mbere nawe wita uwa kabiri. Uyu wa mbere wavutse atabona nijye wamwise izina, mwita Roya. Numvaga umwana wanjye azavuka afite uburanga kandi akagira inzozi ndende. Nakoze ubushakashatsi nsanga izina rye risobanura inzozi nziza, ibyishimo biturutse ku kugira inzozi nziza cyangwa ibyifuzo bigari biganisha ku cyiza n'icyizere. Umwana wanjye namugenera izina kugira ngo azakure ari igitangaza, azaba intangarugero, atekereza cyane kandi akora ibyiza, aha abandi umutuzo kandi agira amahirwe nk'ay'umuntu yatekereza ari mu nzozi nziza. Bose barishimye, bamwe baravuga bati Roya ni izina umuntu avuga kumva ari kuvugika neza, none no mu bisobanuro nuko. Nubwo avukanye ubumuga bwo kutabona, Imana izamufasha kugera kure. Mama we nawe yagiye imbere avuga izina yari yahitiyemo umukobwa we wa kabiri, nabyo barabyishimira bakomeza ibirori. Barariye, baranywa, barabyina, batanga impano kuri abo bana bari bavutse. Aho batahiye mu rugo hasigaye ibyishimo n'umunezero. Bari bizeye ko bazakomeza kugira abashyitsi muri iyo minsi kuko hari abatari baje. Icyumweru cyashize bakira abo bashyitsi, banywa, barya, umubyeyi nawe yitaweho n'umugabo we Kisadi. Ikibabaje ni uko nyuma y'ibyumweru 2 gusa umwana muto wari muzima yahise apfa, agasigara wari waravukanye ubumuga bwo kutabona. Umwana yarapfuye urupfu rutunguranye,
kandi abantu bababwiye ko ku bana b'impanga ibyo byago byari bikunze kubaho. Yapfuye urupfu rutunguranye kandi ntibabasha kurubonera ibisobanuro byihuse. Byari bibabaje kuko umwana yagaragaraga nk'ufite ubuzima bwiza, cyane ko yari yaravuye mu bitaro ameze neza, aho agereye mu rugo agakomeza konka neza, asinzira neza, ariko mu buryo butunguranye akaba yarapfuye. Byaje kumenyekana ko yari yafashwe n'ikibazo cy'ubuhumekero kitamenyekanye neza, bituma apfa mu gihe gito, mu gihe yarasinziriye. Abaganga baramusuzumye bavuga ko urupfu rwatewe n'uko hari imiyoboro y'ubwonko isanzwe kugenzura guhumeka igasohora umwuka mubi ikinjiza umwiza itari yakabyutse neza kandi itarakomera bihagije, bigatuma umwana asinzira akabura umwuka buhoro buhoro ku buryo bitari koroha ko yikura muri icyo kibazo. Ibisobanuro byose bari guhabwa ntibyari gukuraho agahinda gakomeye bagize. Ku munsi wo gupfusha no gushyingura agahinda kari kose. Abantu bamwe batangiye kuvuga bati iyo wapfa rero itareba undi agasigara, umwana utabona n'ubundi n'umuruho, iyo aba ari wapfuye undi agasigara. Mu by'ukuri bose bari bakeneye kubaho, bose bari abana. Rero se rero arahisemo kuvuka atabona, yewe ntiyari yakamenya uko isi yamwakiriye kuko atari yakamenya ubwenge, ariko abantu bifuzaga ko ari we wakabaye wapfuye. Abandi bahumurije Kisadi, ariko nawe basanga ahuje nabo ibitekerezo by'ukuri yari we wagapfuye. Umunsi wo gupfusha wari agahinda gakomeye kuri Fina kuko abantu benshi bavugaga ayo magambo n'umugabo akaba yarabashyigikiye, bumva ko Roya nta mumaro afite kandi ko ntawe azagira, bityo ko ari we wakabaye wapfuye. Ibyo kuvuga ngo abana bose ni bamwe ni umugisha byarangiriye aho, ndetse Fina yumviye umugabo wabwira mugenzi we ati njye nihanganiye ko abyaye umwana utabona kuko bari babiri, mvuga ni wenda nzaba mfite akana kamwe kareba akandi ntakitaho cyane. Ubu byamaze kurangira nta cyizere gisigaye, njye ndumva nta mwana nsigaranye kuko uriya nta mwana umurimo, nta mwana utabona nifuje, ahubwo wasanga atari n'uwanjye. Uwo mugenzi we yagize ngo ari kuvugishwa n'agahinda, ariko yarakomeje. Fina yaraturitse ararira, bamwe bumva ari agahinda ko gupfusha uruhinja rwe, nyamara byari byivanze n'amagambo mabi abantu bavugaga. Kari agahinda gakomeye kuko nta muntu n'umwe wahaga agaciro umwana wari usigaye. Hari abarengeye bavuga ko nawe akwiriye gupfa bakazabyara bundi bushya. Igitangaje ni uko Kisadi nabyo yumvaga ari byo, akumva ko abana be bari bose bapfira rimwe. Ndetse umwana akivuka bakijyana mu rugo hashize iminsi 2, Kisadi yazanye igitekerezo cy'uko umwana bari kumujyana kwa muganga bakamwica, ariko Fina amwuke nabi. Hari hashize iminsi urugo bari bavuye mu bitaro bari kuganira bahuje urugwiro. Umugabo yabivuze nk'uwikinira atari ko Fina sheri, uyu mwana rero katabona, aho kugira ngo azakurane agahinda ahangayitse yifuza kubona isi ariko bikanga, akazakura atari bo ababyeyi be yifuza kubabona ariko bitashoboka, uwamujyana kwa muganga bakamusinziriza burundu. Ikindi kuzashaka umugabo bizagorana, nta musore uziteza umukobwa utabona, ahubwo abantu bazamufata ku ngufu bamutera inda byara abana n'abatazababona, ariko apfuye nonaha byamurinda ibyo byose. Umugabo yabivugaga aseka, asuhuza Fina yarize yahogoye. Niyumvishaga ko umugabo we yagira umutima nk'uw'inyamaswa, ariko Kisadi yarigaruye aramubwira ati ntubonaga ko mbivuga nseka? Erega umwana wanjye ndamukunda, ahubwo ndashaka kubwira ko abandi bantu ariko bambwira iyo bamaze gusinda. Abagabo dusangira mu kabari muri iyi minsi niko bari kumbwira, bari gusinda bakaba ariko bambwira. None ubwo uriza kandi nabivugaga nseka, mbabarire nanjye ndumva agiye kwangana n'abantu babimbwiraga bavuga ngo ni burage. Fina yarihanganye abifata nka burage, ariko burage mbi ntiyamurakarira cyane birangiriraho. Ibyo yarabyibutse abihuza n'uko ahantu yabaga aganira yahuzaga n'abavugaga ko yari wakabaye wapfuye cyangwa se bagapfa bombi, yumva agahinda kikubye. Burya bibabaza kurushaho iyo abantu wari wize ari bo bagutengushye. Yumvaga isi iri kumwikaragiraho ari nyakamwe, yareba ejo hazaza ntahabone. Nyuma y'ikiriyo Fina yategereje ko Kisadi agaruka aramubura. Byageze saa 6:30 z'ijoro akimutegereje kuko yamuhamagaraga kuri telefoni nicemo. Yariryamiye bucya mu gitondo ahangayikishijwe n'ahari. Kuva babana n'ubwa mbere yari yagiye atamubwiye ndetse ntanagaruka ngo arare mu rugo. Kubw'amahirwe Kisadi yamwihamagariye mu gitondo, ariko ntabwo byari amahirwe kuko ibyo yamubwiye byamukomerekeje umutima. Yaramubwiye ati hari abasore nohereje aho ngaho, baje gutwara imyenda yanjye yose n'utundi dukoresho mfite muri iyo karito iri mu cyumba, nibaza ubibahereza kandi bayi ndakeka wowe tutazongera kubonana. Sinari kubikubwira turi kumwe, wari kwihakundirira mu maso. Njye simbyara abana batabona, ubu wa mugore we uri umuteramwako, ndi kwicuza icyatumye ngushaka. Ibaze kubyara batabona ugapfusha abana nta mpamvu. Ese uribaza njye nagumana nawe nkagira icyizere cy'ubuzima? Umugore yaraturitse ararira, umugabo aramukupa. Ako kanya abasore yari yohereje baraje batwara ibyo yarabatumye byose. Ni nabo bigire kubifata mu nzu kuko Fina we yararikurira hanze, imbaraga zamubanye nkeya. Abo basore bamubwiye ko bajyanye n'umugabo we mu gihugu gituranye kandi kazagira ubuzima bwiza buruta ubwo yari afite aho ngaho. Kubera ko bari barabanye batanasezeranye, banamweretse ibyangombwa byo kwiyonza yari yamaze kugurishwa hamwe n'imirimo yari yaraguze mbere. Akarima Fina yari yahawe n'iwabo niko yari agiye gusigarana konyine. Umugabo yari yamaze kugurisha ibintu byose yasinyiwe n'ababyeyi be bakaba basebukwe wa Fina. Bakoresheje amanyanga menshi ku buryo Fina yabonaga atabona n'uko arega. Ibyo kuba yasakuza ngo batahagurisha byo byari byarangiye
ubutaka bwari bwamaze kujya mu maboko y'abandi n'inzaruko. we yasabwaga kuva mu nzu bitarenze iminsi 15 agashaka ajyana n'umwana we Roya kuko byose byari byamaze kugurishwa kare. Ntiyarindiriye ko iyo minsi 15 ishira. Ku munsi wa kane yari yamaze kugenda. Yumvaga yakwiyahura kuko agahinda kari kamurenze. Nawe yarebye akana ke Roya yumva hari umuruho kuri we, ariko ntiyari kumujugunya. Yiyemeje kumurera bubi na bwiza kuko kumubyara byari byaramuvunnye. Ikindi kandi nta kibi ari kumukorera kwari kuba ari ukwikora mu nda. Mama we yarasigaranye yumvishaga agahinda yari afite. Yagerageje kumuhumuriza uko ashoboye nubwo bwose bitari byoroshye kahita atuza. Byari bimugoye gupfusha umwana we ari muzima, akamupfusha mu buryo butunguranye, akiyongeraho no gutabwa n'umugabo kandi akamutabanje kugurisha buri kimwe. Na ruvugiro yari afite ntiyari yarasezeranye, kandi byavugwaga ko abayobozi bo mu mudugudu bari bahawe ruswa bigatuma batita kuri icyo kibazo. Kuba bari babanye amezi arenga 11 bakabyaramo abana 2 ubwabyo byari impamvu yatuma bamwumva akaba yabona ubutabera, ariko abayobozi nabo ntibari bamwitayeho. Ntiyarakira umukobwa kuko yari yarabyaye, ntiyari umugore nabwo kuko umugabo yari amutaye. Niko yiyumvaga. Intimba yendaga kumushengura kumva nta hazaza afite n'umwana we. Icyakora ntabangana bose, hari abantu batangiye kujya bamufasha bakamusura bakamuhumuriza, mbese bamuba hafi nawe yigarura icyizere. Nubwo ubuzima bwari bugiye kugorana mu rugero runaka, yarizeye ko byose azabicamo yemye kandi umwana we akazaharanira kumuha ubuzima bwiza. Muri abo bantu bamusuraga hari umusore witwaga Gabe bari bariganyeho kera, ariko akaba yarigishaga ku kigo cyitaga ku bana bafite ubumuga bwo kutabona. Waje kumusaba kubitekerezaho, umwana we akaba yamwoherezayo bakamwitaho, wakagira inshingano yo kumusura no kumuba hafi mu bundi buryo, ariko bitari ukumurera bari kumwe kuko kujya mu bigo byita ku bana bafite ubumuga byari kumufasha cyane. Buriya wari waravukanye ikibazo cyo kutabona. Mbere yo kumujyana ku kigo cyita ku bana bafite ubumuga bw'amaso, babanje kumusuzumisha ku baganga b'inzobere kugira ngo hamenyekane neza niba ikibazo yari afite kitarashoboraga gukemurwa. Muri icyo gihe Gabe yajyaga avugisha Fina biganye, amuhuza n'abantu bashoboraga kwita ku mwana we kugira ngo atangire kumenyera uko yaba adafite ubushobozi bwo kureba. Ageze ku myaka 3, Gabe yamwumvishije ko akwiriye kumushyira mu kigo cyihariye gitanga uburezi n'uburere bigenewe abana nk'abo, ndetse akaba yo ntajya ataha mu rugo iwabo. Fina ntiyabyiyumvishaga ukuntu umwana we yari kumurekura kandi yaramufataga nk'ari we gisobanuro cy'ubuzima bwe. Gusa Gabe yamufashije kubyumva, amuganiriza ku kamaro kabyo, ageze aha arabyemera. Ubusanzwe Gabe yarutaga Fina mu myaka, yamurushaga imyaka 3 yose. Fina yahuye n'ibyo bibazo agifite imyaka 22 gusa kuko yari yarashatse akiri muto. Gabe we nk'umusore yumvaga igihe cyo gushaka kitaragera. Bari bariganye, Fina ava mu ishuri adasoje, Gabe barakomeza aranaminuza, kandi ibyo yari yarize byamuhesheje amahirwe yo guhita abona akazi ko kwigisha mu bigo byabagamo abana batabona. Byari byoroshye rero ko ariyo nama yagira mu nshuti we kuko yabonaga abandi bana bafite ubwo bumuga babayeho neza mu rugero runaka kuruta bagumanaga n'ababyeyi. Yaramubwiye ati umwana wavutse atabona biba byiza akajyanwa mu bigo byita ku bana bafite ubumuga bw'amaso, atari uko ari icyizere cyo kazahumuka, ahubwo ari kugira ngo ahabwe uburere bwiza, uburezi n'ubufasha bwihariye. Ibyo bimufasha gukura neza, akiyubaka, akakira ubuzima kuko ababana n'abandi bana bahuje ibibazo batamutuka cyangwa ngo bamuvuge nabi, bigatuma nyine yisanzura kumva ko atari we wenyine. Yakomeje amubwira ko muri icyo kigo bari bafite abakozi babihuguriwe bafite ubumenyi bwo kwita ku bana nk'abo, bakabafasha kumenya ibibakikije bifashishije ibindi bice by'umubiri nk'amaboko, amatwi, impumuro n'amarangamutima, bakigishwa uburyo bwo gusoma no kwandika hifashishijwe inyuguti zihariye zikoreshwa n'abatabona, ndetse bagahabwa amasomo n'imyitozo ibafasha kugira ubushobozi bwo kwimenya, bakaba bakwijyana ahantu runaka. Fina yumvise ari byiza kuko icyo kigo cyanabigisha uko umwana yakwisukura, akiyambika imyenda, uko yakwitwara mu bandi, ndetse n'uko yahangana n'ibibazo yahura nabyo mu buzima bwe bwa buri munsi. Nubwo kujyanwa muri ibyo bigo bitari gutuma akira neza, ariko bwari uburyo bwo kumurinda gutakaza amahirwe yo gukura afite ubumenyi n'ubushobozi bwo kubaho nk'abandi bantu, kandi bigatuma atazaba umuzigo ku muryango we cyangwa ku muryango mugari, ahubwo akagira ubushobozi bwo kwiteza imbere mu buryo burambuye. Ibyo Fina yabiganirijeho mama we, akaba nyirakuru wa Roya. Yumva inama Gabe yamugiraga ari nziza cyane ko Gabe nta yindi nyungu arabifitemo. Yamugiraga inama kuko yifurizaga umwana ibyiza, adashaka ko yazakura ahangayitse agakurira muri icyo cyaro nta muntu umwitayeho, bamwe bamunena bamuha amazina mabi n'ibindi, kandi agakura yumva nta cyizere yifitiye. Nyuma na nyuma rero bamwohereje muri icyo kigo, umubyeyi we Fina akomeza inshingano zo kumwitaho nk'umubyeyi. Aho amujyaniyeyo yakomeje kumuba hafi, akamuganiriza kugira ngo umwana akomeze kugira imitekerereze myiza y'uko yitaweho. Yamusuraga kenshi agakurikirana imyigire n'imibereho ye, kandi agashishikarizwa gukomeza kumwubakamo icyizere cy'uko nubwo afite ubumuga akunzwe, ko hari abantu biteguye kuzahora bamwereka urukundo. N'ubundi ntiyari kuzaguma muri icyo kigo, igihe cyari kuzagira agakomereza ubuzima bwe hanze, ariko amaze gutegurirwa kugira icyo yigezaho nawe. Fina yumvaga yishimye cyane kuko yari afite Gabe n'abandi bantu bamuhumurizaga, bakibuka kumuhamagara yaba afite ikibazo bakamufasha. Ariko umugabo we Kisadi ntiyarazi niba anakiriho. Yari yarakiriye ubuzima yumva ko nyine yamutaye. Roya yari aho mu kigo, buri munsi Gabe yajyaga kureba uko ameze, akamubaza amakuru, akamuha akabombo cyangwa akabiswi, akamubwira ko amukunda kandi ko mama we yamumutumyeho. Umwana nawe agasigara yishimye.
yamwigizeho inshuti ku buryo yazagaruye akamwenyura akamubwira uko yiyumva nk'uko yabigenzaga iyo mama we yabaga aje kumureba. Ibyo byatumye bakomeza kuba inshuti, yishimira kuba muri icyo kigo. Ku mwaka we wa 7 amateka yarahindutse. Umwana bamwe babonaga nk'umuvumo yaragiye kubera mama w'umugisha kurusha abandi bana bari barabereye ababyeyi babo b'umumaro. Abo bana bakundaga kubajyana mu rusengero bakabigisha ijambo ry'Imana. Iyo babaga bagiye gusenga babacurangiraga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bakagendana nazo kugira ngo bazifate mu mutwe ku buryo bashoboraga no kuziririmba ari bonyine. Kandi rimwe na rimwe bo ubwabo baririmbaga izo ndirimbo bidasabye ko babacurangira. Umunsi umwe mu bagabo basimburanaga mu kubaha inyigisho zishingiye kuri Bibiliya witwaga Neo yabajije Gabati, ariko uriya mwana witaho kuriya rimwe na rimwe ukamuherekeza mu masengesho, hari isano mufitanye? Ubundi yageze hano mu buhe buryo? Nawe ati ndaganiriye na mama we mugira inama yo kuhamuzana. Yabanje kutabyumva yibwira ko aba ari ukwikuraho umwana we, ariko ageze arabyemera. Aho umwana hagereye byasabye ko nanjye nshyiraho akanjye kugira ngo yishimire kuba hano. Nta yindi sano dufitanye, gusa mama we twariganye mu mashuri yisumbuye aza kuyavamo nyine ndakomeza. Urumva ko tuziranye kuva kera, ni inshuti yanjye, rero nifuje kumufasha umwana we akazakura afite icyerekezo ari ahangaha ari kumwe n'abandi bana. Uwo mugabo ati rero nigeze kujya hariya basengera nshaka kuvugana n'uwari uri kubigisha icyo gihe, n'ubutumwa nari mushyiriye. Nasanze bari kuririmba, numvise uriya mwana aririmba neza, ariko narihutaga sinabyitayeho, narashidikanyije ndibaza nti niwe naba numvanye ijwi ryiza nari numvise cyangwa nunde. Ndakubazaga ibi byose ngo numve uruhare umufiteho mu buryo bwihariye, hanyuma unyemerere tujyane kumureba numve niba ari we uririmba ijwi niyumviye, kuko aramutse ari we rwose uriya mwana sinatuma Imana yipfa ubusa. Njye nanyuze aho yari yicaye nihuta, numva nyine hari umwana ufite ijwi ryiza, ariko naketse ko yaba ari we. Gabe yaramwenyuye ati ngwino tugende tumurebe. Bagiye ku cyumba yabagamo. Kubera ko abo bana bose batari bafite ubumuga ku rwego rumwe, buri mwana bamuhaga mugenzi we kurarana nawe mu cyumba. Hari abana bari bariyo bashoboraga kureba mu rugero ruto bakareba ibikezi ariko batandukanye n'abahumye burundu. Nubwo nabo bavuga ko batabonaga, ariko nibura bari bashoboye kugira ibyo babona. Abo bana bari bafite ikibazo cyo kutabona neza, bari hagati yo kutabona burundu no kugira ubushobozi buke bwo kutabona. Wasangaga bagerageza kureba ibintu bidafatika, bimwe bikaba bimeze nk'ibihu, bakabona urumuri ruke cyane. Nubwo bagiraga utwo babona, bazanwaga muri ibyo bigo n'ababyeyi babo kugira ngo bigishwe gukoresha ubumenyi buke bari bafite bwo kureba no kwiga ibindi bitandukanye abandi bigishwaga. Abo rero bafashaga bagenzi babo kuba muri ibyo byumba, buri umwana umwe ushobora kureba utuntu duke duke bakamuhuza n'undi wahumye burundu. Gabe n'uwo mugabo bageze ku muryango w'icyumba basanga ufunguye. Ruriya yari arimo wenyine, mugenzi we yagiye kuganira n'abandi bana mu kindi cyumba. Basanze n'ubundi ari kuririmba indirimbo imwe mu zo baririmbaga mu rusengero. Uwo mugabo yagize ngo ari kumvirana, ubwiza bw'ijwi rye bwaramutunguye. Niyumvishaga ko hari umuntu wagira ijwi ryiza nkawe mu isi, akamenya kuririmba nkawe, ku buryo aririmba umuntu w'umugabo agafatwa n'amarangamutima akisanga ari kurira. We na Gabe bahagaze mu muryango, ubanga kugira icyo bavuga atarasoza. Yasoje batwawe, amarira ari kumanuka ku matama yabo. Uwo mugabo yanze kugira ibindi amubwira, amukurura amujyana hanze. Yabwiye Gabe ati nuriya ni Roya, nizere ko nawe ubyiyumviye. Gabe ati najyaga mwumva kazi kuririmba simbitindeho, none ushaka ko tubigenza dute? Nawe turiya mwana Imana izamubyarira umusaruro ku giti cye, ubyarire mama we, umurenge avuka muri igihugu cyose. Ikintu kimwe turakora ni ukubyumvikanaho gusa, maze tukamujyana muri bariya bana bafashwa kuzamura impano zabo. Bishoboka yakwiga gucuranga gitari na piano, wasanga nabyo yabikunda. Tekereza bishoboye kongeraho ririya jwi. Ninde muhanzi waba umurenze? Njye niteguye kumwishyura amafaranga yose azasabwa, akagira umwarimu wihariye kugira tumukorera indirimbo y'amajwi n'amashusho, kandi akazaba ari we wayiyandikiye. Gabe yarabyishimiye cyane, ariko yibaza niba Fina ari bubyemere. Yabimuganirijeho, Fina atumva nta bintu uri kumbaza. Umwana afite umuterankunga, agiye guhabwa ubundi bumenyi, afite impano yamuhindurira ubuzima igahindura n'ubwanjye. None uri kubaza niba nabyemera? Ahubwo we mumubaze ko yabyemera, kandi njye nawe nidufatanya kubimwemeza ntarabyanga. Urumva yababonye icyo azakora hakiri kare, none uri kubimbaza? Uwo mugabo nawe yarumvaga aseka Gabe cyane ati ariko se umugani wumvaga ari bibi ku buryo yabyanga? Fina baramutegereje abanza kuhagera, ajyana na Gabe n'uwo mugabo kuganiriza Roya. Batunguwe no gusanga nawe arizo nzozi yari afite. Yifuzaga umuntu wamufata amajwi akamucuranga muri radiyo ari kuririmba ngo yumve uko byaba bimeze. Barabimwemereye. Uwo mugabo wari uzi gucuranga gitari ajya kuyizana aramucurangira, umwana nawe atangira kuririmba bamufata amajwi bakoresheje telefoni. Yaririmbye neza, asoza indirimbo nabwo bose bari kurira. Noneho ya majwi barayakinnye, Roya nawe yumvise arimo gitari biramurenga. Ako kantu bari bafashe amajwi, uwo mugabo niwe yakohereje abantu batandukanye bari bazi iby'umuziki bose birabasaza. Bashaka ko umwana bamugira uwo bakamubera manager, bakamureberera mu by'ubuhanzi, ariko ntibyari gukunda. We yashakaga ko bamwemeza ko ashoboye gusa. Aho muri icyo kigo hari harimo piano, hari gitari n'ibindi bicurangisho. Muri iyo minsi, Roya bamushakiye umwarimu wihariye mu muziki, amwigisha ahereye kuri piano. Ubwenge bwe bwatangaje umwarimu wamwigishaga. Umukobwa yagiraga ngo yarasanzwe azi gucuranga na mbere, wenda akaba yari yarabiretse.
nuko gusa yari muto umuntu akabona naho yaba yarabyigiye. Mu minsi mike yaramaze kumenya gucuranga piano birenze ukwemera, kandi uko yabaga acuranga indirimbo z'abandi yitorezagaho, umwarimu we yamufataga utuvideo akaduha Neo. Neo yaratubikaga akajya tureba kenshi. Nyuma yo kubona ko kuri piano bisa nko kubimwibutsa aho kuyimwigisha, batangiye no kumutoza gitari. Nabo ntibumvaga neza ikintu cyari kimwishamo cyatumaga ikintu cyose bamwigishije akimenya ako kanya. Umuziki wari umuri mu maraso, kuririmba, gucuranga byari ibintu bye. Neo yatangiye kumubona mu ishusho ngari, akamubona ari mu kibuga kinini bamuteguriye urubyiniro, ari kuririmba nicurangira imbere y'imbaga y'abantu, kandi yumvaga bizaba impamo. Icyiza cya Neo ntiyifuzaga kumwungukiramo, we yifuzaga ko impano yitapfa ubusa. Nyuma yo kwemera ko azamwishyurira bakamwigisha gucuranga, bakamutoza no kuririmba neza bihagije kandi akabikora, byasaga nk'aho asohoje indahiro ye. Ariko haburaga kimwe cyo kumwishyurira, akamukorera amajwi n'amashusho y'indirimbo, isi yose ikabona impano ye. Nyuma y'ibyo ngibyo, Gabe na Fina nibo bari gusigara barwana no kwiteza imbere bo ubwabo. Umwarimu yamwunguye agatekerezo, amusaba akamwongera andi mafaranga make, akamwigisha uko bandika indirimbo. Ibyo nabyo yarabyishyuriye, mu minsi mike bamenya uko zandikwa. Hashize icyumweru n'igice, Neo yaramuganirije, aramubaza ati ese niba waramenye uko bandika indirimbo, niwatangira ukandika iyawe tukazagenda tuyikosora, noneho tukazayifata amajwi, wabishaka tugakora n'amashusho yayo, abantu bakajya bakumva banakureba baririmbira. Umukobwa ati indirimbo namaze kuyandika. Neo turayifite koko wamaze kuyandika muri iyi minsi? Neo ati yego ndayifite. Yamusabye kuyimuririmbira, Roy atangira kuririmba. Ibyo byose byabaga bitangaje. Neo yanze kubyihererana, n'ikintu cy'incamagara Gabe na Roy yabyumva, ati mpamagarira Fina, mama w'uyu mukobwa, muzane hano kuko ari cyo nshaka kubabwira cyihutirwa kuri uyu mwana. Barahageze maze Neo amusaba ko yongera kuririmba. Amagambo yari muri iyo ndirimbo yatumye mama we arira, ahugura nk'umwana w'imyaka 2. Kwifata byaramunaniye kugera ubwo yari wamusabye kwihangana akagabanya amarangamutima. Gabe nawe byari byo kwihagararaho, amarira yamanukaga ku matama. Neo nubwo yarayumvise ku yindi nshuro yarize nkabo, amarira ari kumanuka kumva atazi uko ameze. Indirimbo ya Roya yari yarayise Mama uri ijoro ryanjye. Yaririmbye yari kunyikiriza yagiraga iti mama uri ijoro ryanjye, uri amaso yanjye mu mwijima, wowe mbereye urumuri ubwo abandi bahindukaga bakampunga. Ndabizi byarakuvunnye, wagiriwe inama yo kundeka, ariko wangumyeho urangumana unyizereramo. Nubwo nareba isi nk'abandi, nabonye urukundo rwawe, wambereye byose mama, sinzabyibagirwa na rimwe. Yakomeje mu bitera agira ati mama naravutse bose bacibwa intege no kuvuka ntabona, bose bahuriza ku ijambo rimwe ko ntaho nzagera. Urababaye cyane ubwo data yagutaga kumpora, babazwa nuko yagiye atansezeye, ariko wowe waravuze uti uri uwanjye sinzagusiga. Wanyitayeho uko bwije n'uko bukeye, wanyigishije guseka nubwo ntazi isura y'abaseka, wampaye urukundo untera kwizera. Mama nubwo ntakubonesha amaso y'umubiri, mu mutima ndakubona, kuko wampaye ubuzima burenze kure kureba. Uyu munsi nkwitiye indirimbo ivuye ku mutima, abakugira impuhwe ku bwanjye nabo ndabashimira, abagufashije kubera njye ndabashimira. Mama kukuvuga mu izina birangoye, ariko Fina uri ijoro ryanjye. Mama we Fina yaramuhobera mugundira, n'abandi baboneraho. Nta biganiro bindi bagiranye, ahubwo baherekeje umwana bamujyana mu nzu itunganya amajwi, studio nziza cyane. Naho bakigeramo umuproducer yarikanze. Umwana yarashoboye kugendera muri beat afite ijwi rimeze nk'iryo batunganyije. N'ubwa mbere umuproducer yarabonye umuntu uzi kuririmba. Indirimbo yo kuyikora ntibyatinze cyane ko yari yuzuye neza ntabyo gukosora bindi bihari. Amajwi yamaze kuboneka, bategura no kuba ari gukora amashusho. Mu gutegura amashusho y'indirimbo, batekereje kuyakora ari kugaragara imbere ya piano bisa nk'ari kwicurangira iyo ndirimbo. Amashusho nayo barayafashe, icyaburaga ko ari kuyigeza ku bantu gusa. Uwo mugabo Neo yabishyize mu biganza byabo, abwira Gabe na Fina ati niba mushaka ko tubishyira ahagaragara, umwanya ni uwanyu, mwabikora. Kandi nizeye ko n'abandi bantu bazakunda iyi ndirimbo. Bafunguye imbuga zicuruza amashusho, izo n'abandi bahanzi bashyira indirimbo zabo, bafungura izicuruza umuziki, bayisangiza abantu bibanze. Indirimbo atangiye gake gake yumvwa n'abantu bari baziranye, ariko abantu batangira kuyikunda bayisangiza abandi, bituma abayireba baba benshi. Ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona, ku bari baratereranywe n'ababyeyi bakitabwaho n'abamama babo gusa, indirimbo yaje ari iyabo, wagira ngo niwe yakorewe. Neo yagiriye Gabe inama yo gufata twa tuvideo bamufataga yitoza kuririmba ari kwicurangira gitari, natwo bakadushyira ku rubuga. Twakunzwe kurushaho kuko ijwi ryari umwimerere, nta byuma bindi by'ubucurangisho birimo. Abantu benshi basabye nimero ye, maze ba Gabe bayongera imbere ya titre y'indirimbo, kuko batangira kohereza amafaranga yo kumushyigikira ngo akomeze ubuhanzi bwe. Abenshi bari abanyamahanga, bari bakunze impano ye. Ayo mafaranga yose bayoherezaga kuri nimero bwite ya Fina, ku buryo yamubanye menshi, akabwiza ukuri Gabe ngo amufashe kuyapangira icyo kuyakoresha. Gusa Gabe yaramubwiye ati Neo niwe dukesha ibi byose, iyo atabaye ngo amenye impano y'umwana wawe nturi kuyakira. Ikindi amafaranga ari guhabwa Roya ntabwo ari guhabwa wowe. Uzi neza ko Neo yashoyemo amafaranga menshi kuva umwana agitangira kwiga gucuranga kugira amukorere amajwi n'amashusho.
Rero nubwo icyo yifuza ari uko twayakoresha tumukorera izindi ndirimbo, wabyemera akamubera manager akajya anaryaho kuko waziranye n'abantu benshi, nabo ngabo bamwifuza mu bitaramo yazaganira nabo, kandi mu bitaramo ho yazakoramo amafaranga menshi cyane arenze yakura mu ndirimbo. Ku rundi ruhande aho Kisadi yari ari, umutima wenze kumuvamo akibona iyo ndirimbo. Bene wabo bari bazi ibyo yakoze, batangiye kumwandikira kuri WhatsApp bamwohereza utuvideo na link bya Roya. Umukobwa yari yarataye akiri muto akegera mu mahanga. Aho mu mahanga yari yaratangiye ubundi buzima, yarashatse umugore, baza no kubyarana abana babiri. Nabo bari impanga z'abakobwa. Kubyara impanga byari ibintu bye. Ikibabaje no kuba amaze kugera ku myaka 2, muri ako gace haje imiyaga myinshi cyane igasenya inzu babagamo, ikangiza byinshi, bikarangira n'abana be bombi babigendeyemo, ndetse na mama wabo akajyanwa mu bitaro akamaramo iminsi. Kuko Roya yari ari kwamamara, ibinyamakuru byinshi, abakoresha izindi mbuga nkoranyambaga n'amaradiyo batangiye kujya bamuha ibiganiro, bakamuganiriza, bakaganiriza na mama we Fina. Aho Fina yatangaga ubuhamya bwa Kisadi nuko yamutaye, ayo makuru aza kugera kuri wa mugore babanaga. Kisadi yari yaramubeshye ko ari umusore, ntiyamubwira ubuzima yari yarabayemo kuva kera. Yaribajije ati, umugabo utinyuka kumbeshya ko ari umusore, hakaba hari hashize imyaka 8 ataye umuryango we, akaba atuje nkaho nta cyabaye, njye nshingira ku kinizera ko tuzagumana, ko n'abana twabyaranye bapfuye. Yamusabye ko bahana agatanya bagabana ibintu byose. Kisadi yatangiye kwifuza gusubirana na Fina kuko we na Roya bagaragaraga ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga basa neza cyane. Kubera agafaranga Fina yaratangiye gukoraho, yaragiye asubira kuba muto, agira itoto, aba mwiza cyane, kuko bari bafite imishinga myinshi yo gukomeza gukorera Roya indirimbo z'amajwi n'amashusho, bajyaga mu bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo arusheho kumenyekana. Aho hose Kisadi yabaga babona. Bageze aho basohora indirimbo ya kabiri, iyo yagaragaragamo abana benshi bo muri icyo kigo bari bafite ikibazo cyo kutabona. Nanone hari harimo abarezi babo Gabe, Neo na Fina. Ni indirimbo yavugaga ko abantu batabona bafite icyerekezo, ubwenge butekereza n'amarangamutima, kandi ko babasha kubona mu bundi buryo, bakareba kure n'aho ijisho ridashobora kugera. Yavugaga ko nabo bakunda bagakundwa n'ibindi byinshi. Iyo ndirimbo irimo amagambo meza akomeza buri wese yumvise, bitari ku bantu batabona gusa, ahubwo no ku bandi bantu baba mu buzima bugoye. Kandi icyizere yarimaga mu batabona cyatumaga bamwe bavuga bati, niba twe tubona tukaba tudafite ubumuga, si ikimenyetso cy'uko Imana itatwibagiwe. Indirimbo aragiye irakundwa, abantu bose barayicuranga, inyura ku mateleviziyo no ku maradiyo, leta nayo igira iyayo, ishishikariza abantu kuyumva kuko ririmo ubutumwa bukomeye. Igitangaje kandi, uwo mwana Roya niwe warayiyandikiye. Muri cya gihugu, Kisadi yakomeje kumukurikirana cyane, indirimbo ze yazireba akicuza ko yamutaye. Umwana yumvaga ko azaba umuvumo, yari ari kubera mama w'umugisha. Si kuri mama we gusa, ahubwo cyari igihugu cyose muri rusange. Binyuze kuri we no mu mpano ye kuririmba, abatabona bari bongeye kwiyumvamo agaciro no kugira icyizere cy'ahazaza, bongera kwizera ko bazagera kure. Uko yanyuraga ku maradiyo, ku mateleviziyo n'ahandi, abanyamakuru bamubazaga ikintu kimwe yifuza mu buzima bwe. Roya ati, nifuza kumva ijwi rya data. Nubwo bwose yantaye, ariko nifuza kumva mvugisha, akamfata ibiganza, wenda akanasaba imbabazi ko yataye mama nkiri muto. Kisadi akibyumva yarishimye, atekereza kuzajya mu gihugu cy'iwabo, akareba ko yabagira akabasaba imbabazi. Yumvaga bazongera kumwakira, akaba yaba n'umutware w'umuryango. Mu gihe yapangaga kuza, niwe yavuganye n'abategura ibitaramo, banoza gahunda y'uko bari gukorera Roya igitaramo cye cyihariye, ariko bagatumiramo abandi bahanzi basanzwe. Bo bari kuririmba mbere, uwo akaza gusoza igitaramo cyanicurangira piano nk'uko benshi babyifuzaga. Igitaramo cyarateguwe, batangira no kucyamamaza. Amatike yashyizwe hanze, agurwa ku bwinshi hafi kurangira. Umunsi w'igitaramo wagiye kugira Kisadi yamaze kuhagera. Yaguze itike ihenze yashoboraga kumwicaza imbere, yinjirana n'abandi. Yifuzaga kwirebera umwana waririmbira imbere y'abantu, akagerageza no kumvisha abari iruhande rwe ko yifuza kumuvugisha. Igitaramo cyaratangiye, abandi bahanzi bararirimba, nyuma Roya aza kugerwaho. Iruhande rwe hari hahagaze Neo, Gabe na Fina. Yatangiye kwicurangira, abantu bamwe amarangamutima atangira kuzamuka. Acuranga gake gake, yaravuze ati, data ngutuye aka karirimba aho uri hose. Yaririmbye amagambo amusaba kuzaza kumureba, akareba umwana yasize uko angana, n'ibyishimo we na mama we bari bafite. Kisadi yatangiye kurira, maze abwira umugabo bari begeranye ko ari we se wa Roya. Uwo mugabo yarabisakuje cyane amamena amatwi mu gihe bari kumva indirimbo ya Roya. Ariko kuko bari imbere, Roya yarabyumvise, na Fina arabyumva, ahita abona Kisadi koko bahuza amaso. Roya yasabye ko se yaza ku rubyiniro akamusohoza. Umugabo nta soni yazamutse ikiniga cyamufashe, maze ahobera Fina, Gabe na Neo, agera no ku mwana baramugondera. Muri uwo mwanya, imbere y'abo bantu bose, yasabye imbabazi agaragaza ko yicuza kubwo kubata. Roya yaramubwiye ati, urakoze gusaba imbabazi. Ndakubabariye kera, na mama yarakubabariye. Nifuzaga kukumva ukankoraho, nkumva impumuro ya data. Ubu noneho ngiye kuririmba nishimye. Se babaye bamujyanye abandi bahanzi banyuraga hatari mu bafana kugira ngo aze guhabwa amahirwe yo kubavugisha nyuma y'igitaramo.
ariko abantu bamwe bongoreranaga bavuga ko adakwiriye kubabarirwa ngo abe yasubirana na Fina babane. Fina yari yarabaye mwiza cyane akeye, ariko Kisadi we bigaragara ko no kubona ibyo kurya bimugora cyane ko imyenda yari yambaye yamutangiraga ubuhamya. Igitaramo cyarangiye abantu barize byabarenze. Roya na mama we bagiye aho se yari ari yongera kubasaba imbabazi. Gabe nawe yari ku ruhande abumva, maze Roya abwira se ati ubu mfite papa wundi yitwa Gabe, ariko nifuza kukubwira ko nyuma yo kuduhemukira twakubabariye uzabeho utuje, ni ukuri njye na mama twarakubabariye. Kisadi yibwiraga ko bagiye kumubwira bati garuka mu rugo twongere tube umuryango ab'umutware arye kuri ayo mafaranga nk'umugabo mu rugo nyine. Nyamara bo ntibari bakeneye kubana nawe, yaba Fina cyangwa Roya ntawe wari ukimukeneye. Ahubwo muri ako kanya bamwifurije kugera iwe amahoro, binjira mu modoka barigendera. Yasigaye ababaye kwicuza kumubana kwinshi. Ibitangazamakuru byatangiye kwandika inkuru nyinshi bivuga ku kuntu yababariwe ariko ntiyemererwe gusubirana inshingano nk'umubyeyi. Iby'uko Roya yari yamutangarije ko afite undi wamubereye se ari we Gabe nabyo bari babimenye baranabitangaza. Aho Kisadi atari, Gabe yari yarahabaye. Hashize umwaka, Gabe na Fina basanze bakwiriye kubana. Bari bamaze gukundana bya nyabyo kandi Roya nawe yamufataga nka se. Nahandi Gabe yari gushakira umukunzi, Fina we warabaye mwiza cyane ahari kandi amukunda. Fina yaramubwiraga ati kubera wowe nasubiranye ibyishimo, nsubirana icyizere, umwana wanjye afite ahazaza, abantu baramukunze kandi impano ye izakomeza udutunga ibihe n'ibihe. Aho bamariye gukundanira babibwiye Roya ko bagiye kubana bisamira hejuru, anabandikira indirimbo y'ubukwe. Ku munsi wabo w'ubukwe bamuhaye umwanya abaririmbira nicurangira, ubukwe bumera nk'igitaramo. Abantu babutashye bavuze ko aribwo bukwe bwa mbere bwiza bari bagiyemo. N'uwatashye adasomye yatashye anyuzwe no kuririmbirwa nawe. Mu myaka yakurikiyeho Kisadi yifuzaga ko bahura ariko ntibabimwemerere. Icyakora Fina yumvaga ubuzima buba abayemo akamwohereza amafaranga agatabasebya. Mu itangazamakuru bakaba batangaza ko se w'umwana asabiriza kandi bo batunze akayabo. Imyaka yarashize, igihe kigenda gihita, Roya nawe arakora. Nubwo yari afite ubumuga bwo kutabona yari mwiza cyane, yariteje imbere, impano yarakomeje kuzamuka, abantu bamukundira ubuhanzi bwe. Yabonye umugabo mwiza cyane umwubaha, umukunda uko ari kandi adafite ubumuga ubwo ari bwo bwose. Mu bukwe bwa Roya, Gabe yasimbuye se wa nyawe ari we Kisadi, kandi bwabereye ahantu hahenze ku buryo Kisadi atabashije no kubutaha akabubona ku mbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Izina yamuhaye ryari rigize igisobanuro koko. Roya yari ari kuba mu buzima bw'inzozi ze na mama wari uko. Ndagushimiye kubwo kugirana nanjye ku musozo w'iyi nkuru mpamo. Ntuzacikwe n'izindi nkuru tuzakomeza kubagezaho. Kandi nawe ufite inkuru yihariye ushaka kutugezaho, wazatwandikira ubutumwa kuri WhatsApp kuri nimero iri kuri screen yawe.